Ibitangazamakuru byaranditse, impapuro ziruzura babura naho bandika, amagare, amamoto, imodoka ziraparika, amabisi abagenzi bavamo baza kureba ubwiza bw'uyu mukobwa. Muri stade abantu bararangaraga bakibagirwa yuko baje kureba match. Ni mwiza, ateye neza, nanjye nari i Katari mpindukiye gato yamubonye, nzamura akaboko kanjye k'iburyo nera isari, mbajije izina barambwira uti yitwa Ivani Kinori Miss Croatia. Nyemerera gato noneho nze nkubwire, ese uyu mukobwa abaye icyamamare mu gikombe cy'isi ni muntu ki, ateye ate, avukira he? Nujye kure kanda subscribe nze tubane. Amazina yiwe nyakuri yitwa Ivani Kinori. Kuri Instagram ye mu gihe kitarenze iminsi igera kuri 2 yujuje miliyoni zigera kuri 3. Yarasanganywe 500,000 by'abafollowers kuri Instagram. Ni umukobwa agejeje imyaka 30. Yavutse ubwo hari tariki 16 mu kwezi kwa 9 1992. Avukira mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Frankfurt. Ni umufashion model ukomeye cyane muri Croatia, akaba ari umunye business ukomeye cyane. Ni Miss wa Croatia 2016, ibyo twita former Miss. Uyu mukobwa abaye icyamamare Ivani Kinori afite brand yise Kinori Dori, ikora ibintu bijyanye n'amafashion agiye atandukanye mu bintu bijyanye na modeling. Ababyeyi biwe bombi ni abanye-Croatia. Uyu mukobwa yakuze n'ubundi akunda ibintu byo kumudaringa, byo kubyina no kwiyerekana. Ku myaka 7 yaje kuva mu gihugu cy'Ubudage yerekeza muri Bosnia, aza kuhava, aza gukomereza mu gace kitwa Herzegovina. Uyu mukobwa anga yaje kuhava, aza gukomeza yerekeza muri Croatia, ajya muri capital city yaho cyangwa se mu murwa mukuru waho witwa Zagreb. Ivani Kinori yaje kwiga aho yize mu kigo cyitwa Yagoni American International School. Aha yaje kwasoreza segonderi, aza kwinjira mu kigo kindi cya kaminuza cyitwa Rijeka University Rijeka. Ahanga yaje kuhagraduatingira, aza no kwakura impamyabumenyi ya bachelor's degree. Ivani Kinori nyuma yo kurangiza kwiga kaminuza muri Rijeka, yaje kwisunga ibigo byakoraga ibintu bijyanye na fashion modeling, aza kubikorera. Yaje kujya mu makompetisiyo menshi cyangwa se amarushanwa menshi agiye atandukanye. Uyu mukobwa agenda yitabira ibirori byinshi bigiye bitandukanye, abantu baramukunda, atangira kumenyekana, aza no kugenda ashinga imbuga nkoranyambaga ziwe, by'umwihariko urubuga rwa Instagram aza kurushinga kugira ngo atangire akurikirwa n'abantu bagiye batandukanye, abashe kuba yacuruza ibikorwa byiwe. Ivani Kinori nta nshuti y'umuhungu agira, ari single. Icyatangaje benshi ubwo yari muri Katari, yaje gufana ikipe y'igihugu yiwe ya Croatia nubwo atavukiye muri Croatia. Uyu mukobwa yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri iki gikombe cy'isi. Icyo wamenya nuko ari umukobwa winjiraga muri stade asa nk'uwagaragaje igice kiwe cyo hejuru, atambaye ngo yikwize. Byatumaga abantu benshi bazaga kureba umupira muri stade barangarira uyu mukobwa Ivani Kinori. Uyu mukobwa yakomeje kugenda abikora inshuro nyinshi zigiye zitandukanye, yambara mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Abantu batangira kugenda bamumenya, ibinyamakuru birandika, atangira kuba icyamamare. Uyu mukobwa yaje kumenyekana kuri match yahuje Ababiligi cyane cyane ndetse na Croatia. Iyo match yaje kumenyekanisha bitewe n'imyambarire yari yaje yambaye kuri iyo match. Gusa ntago byari cyaho ngaho, ahubwo match yaje guhuza Brazil na Croatia. Uyu mukobwa ibitangazamakuru bimwe na bimwe byari byanditse yuko yavuze yuko Croatia niramuka itsinze Brazil, ikaramuka inatwaye igikombe cy'isi, azikuramo ishati yiwe yo hejuru, ntihagire umwambaro n'umwe asigarana. Gusa
Ivan Kinori ubwo yaje kuvugana n'itangazamakuru yaje kuvuga yuko aya makuru ari ibihuha bamwanditseho atari we wabyivugiye. Ivan Kinori yaje gukurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram miliyoni zigera kuri 2 mu gihe gitoya. Ivan Kinori ikindi kintu cyatangaje abantu benshi muri World Cup cyangwa se mu gikombe cy'isi nuko abagabo benshi ndetse n'abasore benshi bagiye bamwifuza yuko ababera umugore, bakamubwira yuko bamuhereza ibya mirenge, bamuha amafaranga menshi agiye atandukanye ariko akemera kubabera umugore. Gusa uyu mukobwa yakomeje gutsemberara avuga yuko we nta gahunda afite yo kuba yashaka vuba. Ivan Kinori izina ryamenyekanye muri World Cup, wazaga wambaye imyenda ya Croatia irimo umutuku n'umweru, tutibagiwe ubururu yazanye ubwambaraga jazz mu mugongo yari yanditseho Modric. Nguwo rero Miss Croatia 2016 waje kwiyongoza akajya muri World Cup akambara imyambaro yatangaje benshi, yakuruye benshi, akaba icyamamare. Njye wumvaga ndihozaho, iyi ni Hozaho TV, kanda subscribe tuye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. I love you so much.